kumva rero nshobora kuza kuvugishwa. Ndi kumva ibibazo bitangiye kuba byinshi, nshobora kuza kuvugishwa kamaze mfata akantu kanye nge banagendanye kugira ngo ntaza kuvuga amagambo menshi. Ngoyera ku kavinyo ntago wakora sine mutanywa kandi. Ise byaruzi ko mbifite. Ntago nari mbizi kabisa urantungura. Bafite utuntu nirikwaje ubu kugira ngo ntaza kuvugishwa cyane nkura kwaka kantu. Ntago nyanyena ntagafite. Buri umuntu wari wese ntago yansanga iki kintu ngo muhe. Iki ni cyanjye genyine. Nta muntu numwe nagihahura habe niyo byagenda gute. Cyo wahisemo gukunda Nyagiso kandi hari abandi bakomediye benshi haro mu Rwanda. Bo Nyagiso ngiye ikintu mukundira. Agira consistency. Ikintu cyo guhozaho. Ni umuntu udacika intege. Ni umuntu ukora ibintu by'uko yabiteguwe kandi ku gihe. Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje kurikira Sade TV. Reka nanone ngusuhuza ari bose urereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutirengagije n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Nanone nkubwira ko ugeze hano ni kuri Sade TV. Nimba ugeze kuri Sade TV bwa mbere ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibintu byiza tugutegurira. Nanone kuri Sade TV twakira umutumirwa, reka tangira twibwira. Mazina yawe witwa nde? Mazina ni Abu Dhabi. Amazina wiswe n'ababyeyi ni ayahe? Mazina niswe n'ababyeyi ni Habineza Abidani. Yes. Ja ukabukoresha izina mu kazi. Nkoresha Abu Dhabi nk'izina nyine nkoresha mu bijyanye na sinema. Iryo zina nkunda gukoresha cyane. Ja ukora ibijyanye no gukina sinema. Yego. Yawe bitangiye ryari? Nabitangiye niga muri senior 5. Nibwo ariko mbere yaho najyaga numva nyine nazabikora, ariko nibwo nagiye nabishyira mu bikorwa. Ya icyo gihe wiga senior 5 ugereranije ari nko mu wuhe mwaka? Ari 2022. 2022. Yego. Nicyo gihe wabitangiriye? Icyo gihe nabitangiriye. Noneho ujya kumva ko ufite impano ijyanye no gukina sinema yari igihe ki? Mbere yaho muri za 2018 2019 najyaga ndeba ibintu bya komedi, amafilime nkumva ndabikunze. Rimwe na rimwe nkumva nanjye nabikora nyine, nkumva ari ibintu nisangamo cyane. Kumva ari ibintu wisangamo. Ya nabaye bakinnyi baguhaye inspiration ukumva ko nawe ushobora gukora filime? Umuntu wambaye inspiration cyane ni umugabo bita Nyagiso. Natangiye ndeba uburyo akora, nkumva ndazikunze, nanjye nkumva nyine nazazikora nkagira ikirenge muke. Ja ubu ngubu warabitangiye? Ubu nabitangiye. Ufite YouTube channel? Ufite YouTube channel yitwa Habineza TV. Niho nzicisha. Ya niho ucisha filime zawe. Abadukurikiye nibajye bakore subscribe, sindi babwire na social media platforms zawe, ababishoboye bajye bagufollowing. Abantu rero badukurikiye bajyaho ku YouTube ni Habineza TV, izindi social media zose za TikTok, za Instagram ni Abu Dhabi. Ukataruka ukandika riyo uhita mbona n'iri koti ryanjye ryabigize umwuga. Ya wambaye n'imyambaro ukoresha mu kazi? Niyo nk'ayo uniforme yanjye. Niyo myenda nkoresha igihe cyose, iri koti ngubu niryo ryanjye. Ja urabona nk'ubu ngubu abadukurikiye bashobora kwibaza ngo nube buryo ushobora kubicishamo ukaba nyine wabagaragariza ko ufite iyo mpano muri aka kanya. Mfite uburyo bwo kwakitinga. Yaba narakaye se nshobora kwakitinga narakaye. Nyine ngahita mpinduka nyine nkongera ngaseka mu gihe kimwe. Mbogera nyine akantu wadukorera kerekana nyine iyo mpano yabijyanye no gukina filime muri aka kanya. Kumva rero nshobora kuza kuvugishwa. Ndikumva ibibazo bitangiye kuba byinshi, nshobora kuza kuvugishwa kamaze mfata akantu kanye nge
banagendanye kugira ngo ntaza kuvuga amagambo menshi. Nywera ku kavinyo ntago wakora sinema utanywa kandi. Ese byari uzi ko mbifite? Ntago nari mbizi kabisa urantungura. Bafite utuntu nirwaje ubu ngubu kugira ngo ntaza kuvugishwa cyane nkurwa kwaka kantu. Ntago nyanyena ntagafite. Buriya umuntu wari wese ntago yansangana iki kintu ngo muhe. Iki ni cyanjye njyenyine. Nta muntu n'umwe nagihahura habe niyo byagenda gute. Ndakimenyera akagenda ngikurura. Ayo nkubishe. Buri ukinywa kirangiza urumwe. Iki ndakinywa ebana ntago nyine nabona nibimpaza muri make. Ubu nuko nyenda nko gake gake kubera nyine kubitwara bijya bindushya. Ikintu ndakinywa nkakimara nkumva indira byinje kabisa nkagenda nayitebeje. Buri ugitwara tera ko nta n'uwapfa kumenya ko gifite. Mba nagitsimbye abantu uragura n'umuntu afite icyaka akakigusaba akakinywa ariko. Ngasanga arakikunyweye. Ikintu ni icyanjye. Icyo kintu kabisa nge ntago nari nigeze menya ko gifite nkibonye nyine ubu ngubu ushatse kukigaragaza. Ntago mashaka kukigaragaza. Ariko nyine hari igihe numva amagambo agiye kuba menshi nkavuga ati reka manze nyazibiranye da. Rero uryo na yakupa ataza kuba menshi ngasoma ko iki kintu. Icyo kintu buriya bakita gute? Sinzi ntazi gusoma neza ariko baza kureba ndiko nanditseho ni marugame bwo mu ijuru. Naye ndabona handitseho heaven. Tujye tuzanywa tugeze mu ijuru. Se mu ijuru buriya baranywa. No si iki kintu ko muracyanditseho bwami bwo mu ijuru. Ngifashe nabi bagifata gute. Munyihanganire. Kugira ngo nyine tuzajya tubimenyere tuzisangaye. Ni nka repetition tuba turimo. Kugira tuzasanga tukishoboye. Kumba numva bava ngo mu ijuru ngo ntago banywa ngo bahora basenga gusa. Ngo ahubwo ikuzimu niho banywa. Kuzimu ntago banywa bene ibi. Mu ijuru kakantu ntago ahimbaza utagakuruyeho ngo wumve uko kamera. Se buriya karasharira cyangwa n'umutobe? Ni umutobe. Mutobe. Ni umutobe mu ijuru ntago wajyana ibishari. Ni wa kizungu cyangwa n'uwa kinyarwanda? Ni wa kizungu ntago tukimwe bya kinyarwanda. Kinyarwanda ntago bikiryoha nka mbere. Buri urebye aho ngaho ugeze wari watangiye kunywa ryari? Bona nkweyeho ariko nanyweyeho mu gitondo mbyutse. Mbyutse mbaza ngakuraho kugira ngo numve ko amenyo yaraye mu kanwa. Ariko nagize mu nzira nyenge namura n'abandi avuga ati ngiye nkwaho baza kunsaba kagashira ntararangiza urugendo. Avuga ati reka mengatsimbye mu ikoti ryanjye ta. Unawe wansaba reka ngagutsimbe. Kabike dore mu kanya nakagusaba ugasanga nkwicekire. Ugasanga ukamaza ariko kugira ngo nkabike cyane nakikururira. Mfite n'udutarasi ngenda shyira uzi kugasuka. Gasuke nyine naye ndebereho. Aza kumbwira ngo kurureho bagafata gutya. Ko gatukura. Ni umuvinyo. Bagakururuka byumva kabisa. Gashobora kuba karyoha cyane. Umama nta muntu njya mpaho. Nuwapeke. Mama wambyaye ndamubwira ati nzakugura kawe n'ibicamo. Se buriya kubyimana nta kukimanaho nta babyita ubusambo. Byaterwa n'uruhande rwawe ariko njye mba nagerageje ngahisha. Ku buryo gahenze ntago wagatakaza uko ubonye kabisa. Se gahagaze nk'amafaranga angana gute? Nimba ari amayuwani nimba ari amakinze numva kageza muri 700 sinzi ari amaki. 700? Sinzi nimba ari amadolari. Magana cyangwa ibihumbi magana. Ari gihe biba byanyobeye nanjye simba mbizi. Bishobora no ko cyangwa wasaba bigera no muri miliyoni magana. Kaba kavuye kure bakazana n'indege mbega nayo matike yose n'indege kakayizamo nge ntaranayigendamo urumva. Nibyo bituma gahenda nanjye nkagakundira icyo. Uba wumva wibona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere akakuzana nibona nyine muri rikoti nk'ibisanzwe ariko irikoti nubwo rimeze gutya ariko riyaga. Riyaga abafana riyaga amafaranga mbese ari koti nyine wa natana hano mu mujyi gutyo umuntu akavuga ati rikoti ni rya runaka.
bose ugasanga ryarabaye ikimenya bose. Ikoti ryabaye ikoti. N'iki gipantaro kikaba igipantaro. Icyo gipataro buriya cyo bakita gutera kimwiki yanumva bagisebya ngo ni promenade bakaba bakirenganya bagenyera cyo ntayo kiramena kibika neza uretse imbaraga sirandiye we ako kanzu kugakuramo tugakuramo dore umuntu nkwa ibintu bihenze nkaye buri imbaraga saraho yamusanga. Singira ngo kiriya kiboro unywa kirazica. Icyo kinyobwa nyine uba witwaje. Ntago kizica. Cyabiteye ahantu naraye. Ikoti nari naryiseguye rizamo imbaraga sa none. Turi kubifata. Ntago nabifata ibyo bintu. Kubifata bataza gukurusha mbisho ndi imbaraga si yagiye. Nizere ko utayifashe dukomeze. Ntago naba nabifashe reka. Babifashe dauta. Bagatuma abafana ba mwa kwicyo kinyobwa ahubwo uzice. Gakinywa amaraso zari ziriyendeye ko nayagaruse. Nibyo bizima. No mpamvu tubyibuha. Cyangwa ibanga ry'icyo kiboro ni ukugira ngo amaraso imbaraga zitwabye uhita usubizamo. Nawe waba ukabije ariko banza byashoboka. Ntago nanone navuga imbaraga ziba zanyose cyane mu kino kintu. Nabyo byashoboka nta wamenye. Nabyo byashoboka. Byashoboka buriya nta wamenye. Gusa nyine mba numva kino kintu nkagisiga nimba ariko n'ikoti mba ndifite. Subira ikoti ndisize nkagisiga ntago nabona aho ngitwara. Ntago wabona aho ugitwara mu buryo bworoshye. Ya ni ikihe kintu ujya ukora mu kugerageza guteza impano yawe imbere? Ngerageza gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ngakora amavideo yaba maremare n'amagufi kugira ngo ndebe ko nyine impano yanjye yakomeza kuzamuka. Ya sinema nyarwanda uri kwibona he muri iyi myaka turimo? Ngiye nkiri muto yanajyaga nkunda kureba filime kuko nyine ntago zakundwaga cyane ugereranyije n'ubu. Sinzi nimba ari kubera platform zagiye ziza nyinshi cyangwa se nuko abantu bagiye bajijuka bakarushaho kubikurikira. Ariko ndabona kibitera ari iki? Abantu babaye abasirimu. Babaye abasirimu uburyo umuntu ahari abakeneye kureba nka filime, comedy n'akazi baba bahugiye mu kazi cyane bakagira bigasaba ko bakenera n'abantu bagomba kuruhukira. Waba wire muri stress z'akazi ukaba wareba ka video kamugaseka wenda ukagaruka muri mood. Ya niterambere minki gihe ryarihuse, internet irahenduka. Bityo nyine bigenda byoro. Haje na telefone za make make. Wese arishyikira ku ikoranabuhanga. Ese haba hari umukinnyi ukina filime ukunda hanze y'u Rwanda? Nkunda bakora comedy. Bakora comedy. Abahe? Harimo Umunyanigeriya witwa William Ziraste. Uri unaririmba? Kuna kwigira gutyo. Kuna kwigira gutyo. Gakanura ijisho. Urandamukunda. Umubona ute kujya mbona hari ukuntu akunda gukora filime ziwe ari wenyine? Yaba ari impano idasanzwe. Kugira ngo umuntu acting wenyine agere ku ntego ye aba ari ibintu bikomeye ariko akabigeraho. Gusa ni umuntu ukomeye, ni umuntu uri mu bantu bo hanze mfatiraho urugero kandi akora ibintu bye neza. Ise buriya ukiri umwana mutoya urabona hari uburyo umwana aba afite abana nyine bato baba bafite inzozi zitandukanye. Umwe akakubwira ngo ngiye nzatwara indege, ngiye nzaba umuganga, ngiye nzaba dogiteri, ngiye nzaba umusirikare, ngiye nzakora ibi n'ibi bintu byinshi bitandukanye. Wowe wumvaga uzakora iki? Kubera ababyeyi ntantu tuba twaragiye dukurira ntago watekereza ibintu utabona. Wenda wumva bakunda kukubwira ngo iki kintu nicyo cyiza nawe akaba ari cyo ukunda. Nanjye nakuze numva nzaba umuganga.
uzaba umuganga. Hakona n'ubu ntago birarangira, ntarirarenga. Biracyashoboka ko waba umuganga. Ariko nabwo comedy nyine niho umwanya wanjye munini uri. None wumva kuba umuganga no gukina comedy wabifatanya gute? Nkurikije uburyo kinakundaga nyine ibyo bintu, numva nabikora, ariko umwanya munini wenda niyo nawe ndakora comedy nkajya nzamo rimwe na rimwe, ariko mfite nka filime nakoze ndi kuyobora iba nkagenda no gufasha abantu. Wize bijyanye n'iki mu mashuri yisumbuye? Kubera iyo mpamvu nyine nize siyanse, nize PCB. PCB. Kugira ngo uzabone kuba umuganga. Bishoboka ariko ko kuba umuganga ushobora kuba warabikunze kuva kera. Nabikunze, numvaga ari byo bintu byanjye. Ako nuko nyine imyaka yaje kugera nkumva ibyanjye biri guhinduka, ariko na n'ubu ntago birarangira. Watubwiye ko ukunda Nyakison. Kubera iki wahisemo gukunda Nyakison kandi hari abandi bakomediye benshi hano mu Rwanda? Nyakison ngiye ikintu mukundira, agira consistency, ikintu cyo guhozaho. Ni umuntu udacika intege, ni umuntu ukora ibintu by'uko yabiteguye kandi ku gihe. So abandi ntago bahozaho? Bahozaho, ariko ugasanga hari ibintu basa naho bajyamo. Nk'umunyakison ntago wapfa kumwumva mu itangazamakuru mu bintu bya fake nyine. Aba yibereye mu bintu bye, ntago wajya kumwumva ngo Nyakison ngo yanyuza ngo yarwaniye aha byagenze uti, ngo yagiranye ikibazo n'umuntu runaka. Wehe ni akazi kiwe gusa bari kurebana nawe. Akazi aba ari akazi, niko aba ariho. None hari uwo bita Mitsutsu we buri umubona gute? Mitsutsu nawe arakora kandi afite impano, ariko nawe nyine ni nk'ari umwana wa Nyakison kuko nizamuye. Buriya umuntu agira mukuru, ariko Nyakison we nk'ayo muyobozi nyine mukuru w'abakinnyi ba filime cyangwa ba comedy mu Rwanda. Niwe mukuru, niwe wazamuye na ba Patino bose na Kiramani. Niwe wenyine yarirwarije, arikorera agera hariya, noneho ageraho gufasha abandi, kandi we nta muntu wamufashije kugira ngo agere hariya. Sabi we umubona gute? Sabi nawe ni umuntu birimo neza, ariko kugenda nyine yagura impano, afasha n'abandi bantu. Ikintu mukundira nyine nawe akunda gukina nyine, yari seriye nyine, aba ari seriye kandi yakitinga ahantu henshi. Filime nyinshi ndeba musangamo, kandi nkunda kureba bari abantu nyine nanjye kuko mba mbafatiraho icyitegererezo. Hari abantu benshi bakunda kureba komedi nyine za Nsabi, hari n'uwo bakunda gukina witwa ngo Bigiyo Bijya. Ahubwo benshi bajya bibaza ngo Bigiyo Bijya ni umusaza cyangwa ni umusore? Bigiyo Bijya kuko bigaragara abona ari umusaza, kandi no kugira ngo mve ko atari umusaza biragoye. Uburyo akoramo akazi ke, iriya shusho akinamo ari umusaza, yirinda ko yakambuye iyo shusho. Ntabwo wapfa kumubona yambaye nk'umusore, kandi ni umusore muto cyane. Ni umusore muto. Abagira ngo ishusho akinamo aba ari abantu bamumenyaho yo kwihindagura. Ni umusore muto utaragera imyaka 30, ariko nyine burya akoramo ibintu bye bigatuma akira nk'umusaza, niyo shusho ahoramo. Bivuze ko nawe ubwo ari mu bantu bafite impano idasanzwe. Arimo cyane, arakomeye. None hari abajene babiri mw'iyi minsi, hari umujene witwa ngo ni G-Tough n'uwitwa Nzovu. Buriya bo bari abo twabafata mu kihe cyiciro? Bariya na bantu bari kubikora muri ino minsi. G-Tough ariko by'umwihariko nyine mu biganiro niho aba ameze nabi, akubita utuntu abantu, nawe abirimo neza, ariko mu bintu bya shoot ntago arimo cyane. Kujya muri shoot bakatinga ntago ari neza nyine nkuko bikora mu kiganiro. Buriya ni impano y'urwenya mu byiciro bitandukanye. Hari uwajya stage akabasetsa, uwajya muri shoot agakora video akabasetsa, n'uwajya mu kiganiro nka ba G-Tough n'abantu. Nzovu we buriya byose sabishoboye, singira ngo yahere mu mafilme na ba Kanyombya. Nzovu we ni umusaza buriya mu gakino. Mr Elephant turamusuhuje ahereye. Nzovu ni umuntu w'umupatiro cyane, ibintu byo bafite uko abikora.
yani icyo wasaba abakurikiye Sade TV? Abadukurikiye ngewe ikintu numva nabasaba cyane ni ukunkurikira kuri social media zanjye, kuri Instagram na TikTok ni Abuda Biriyo, naho YouTube ni Habineza TV, bakagenda bakareba ibikorwa byanjye nabo bakagorora imbavu bakabanza bagasekaho. Bakabanza bakagorora imbavu kabisa. Yes. Icyaka kirayariye pe. Ongera usomeho. Nsomeho ariko ibintu bimeze nabi. Use iyo udakura kano kantu uba wumva ibintu biri gucamo. Kuzakwegera ukanyigisha uburyo bagakurura. Uzazana amafaranga mbikwigisha. Uzahita unyigisha? Se icyo kirahure gikorerwa mu kihe gihugu? Iki kirahure ni gakondo najyayo na basogokuruza. Ni gakondo. Ibintu mwese ibyo bidukozeho. Iyi nda yanjye si dukozeho ubu ngubu. Ako ntacyo. Inda yanyagirwa yahaze. Mama ni somo ubuzima bwakwigishije. Ubuzima bwanyigishije kubana neza n'abantu. Kubana neza n'abantu. Yes. No gufashanya. Kuko ngo ntawigira umuntu agirwa n'undi. Agirwa n'undi. Buriya uruvu waba uri wowe udafashanya n'abandi ntaho wagera. Ntaho wagera kuko ntawigira umuntu agirwa n'undi. Yes. Tugenda tugana ku musozo n'iki kindi wabwira abadukurikiye? Ikintu nababwira abantu basabwa nyine kubana n'abagenzi babo neza, bakirinda amakimbirane ndetse n'ibindi bintu byatuma babana n'abantu nabi. Ndetse bagakomeza no gushyigikira sinema nyarwanda kuko igihugu cyacu ni igihugu kimeze neza, kiryoshye, kiduha ibintu byose. Dufite amahoro, dufite umutekano, dufite ibikorwa remezo. Abantu bakunde ibintu by'iwacu Rwanda, bakunde sinema nyarwanda, bakunde komedi. Ujya gutera ubuzima bw'ibanze, ntabwo wajya kureba uzanze utarebye iziwanyu. Niko bimeze kabisa, nibashyigikire sinema nyarwanda muri rusange. Rero dore ikirere kuntu bigenze ntago kitwemere gukomeza. Reka ducumbikire ikiganiro cyacanga, ariko tukubwira ko kuri Sade TV ari uwo ngubu habaye mu rugo igihe cyose wazajya wumva hari icyo ukeneye kubwira abadukurikira. Wahawe ikaze nta kibazo. Yego murakoze no kwisanga. Ciao. Ciao.